Yes, reka nizere yuko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri Sano Empire na utari wabasha kubikora ariko ukabigiye kubikora rebe kugendekere ngutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhere umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe muri politiki muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye habonetse amakuru Sano Empire iyabagezaho mu bambere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye muri showbiz nyarwanda tukabazanira amakuru ari kuvugwa kuri uno musore wanyu uri kuzamuka bikomeye cyane. Uyu ni ya mpano murabizi yuko rwose amaze gukora uturirimbo twanyuze abantu benshi cyane, ndetse uyu musore akaba ari kwikoma uyu musore mugenzi we Element, aho ari kuvuga yuko rwose ibyo yamukoreye rwose atazabimwibukiraho bitewe nuko byamubabaje cyane. Wakwibaza ngo rero uyu musore y'amano ari kuvuga iki kuri Element? Murabizi yuko Element ni umuhanzi ndetse akaba n'umuproducer, bose bakaba bahuriye muri 155 kuko uyu y'amano nawe ari gukorera muri 155 AM, ndetse akaba rwose uturirimbo twiwe turi kwasohokera turi kuza ari twiza cyane, ariko akavuga yuko rwose uyu Element ibyo yamukoreye bwa mbere byose byaferinze bitewe nuko atabashije kuba yabimuhera igihe. Uyu musore ubwo yarari ku Isango TV, ubwo bari muri Samedi Show ni ikiganiro gica kuri Isango TV, aho yagaragaje byinshi ndetse avuga kuri igitaramo cya Bruce Melody, ndetse agaruka kuri uno mu producer Element, aho yagaragaje yuko rwose Element bitewe na gahunda ziwe uko yarapanze ibintu kubera kwikunda no kwikubira, uyu mu producer rwose atari umuntu mwiza wo gukorana n'abahanzi bakiri batoya. Yagize ati uyu Element ni wa muntu ushobora kuba wajya gukoreshayo indirimbo, yagukorera indirimbo, ariko byaba ari mu matariki cyangwa se mu mezi atari muri kiragiye cyegereza igihe cy'ibikombe cyangwa se cy'ama award, kuko abashaka gupiganirwa ama award menshi muri kiragiye cya sama muri birabihe bya sama, kuko ibihembo byinshi bikunze gutangwa muri za sama. Ndetse uyu musore avuga yuko rwose uyu Element iyi ndirimbo adashobora kuyiguha itegereje mu gihe cya sama, bigahita bikugunganisha n'abahanzi baremereye cyane. Ukibaza ngo se bihita bigira effect imeze ute ku ndirimbo yawe niba yiguhereje wenda tuvuge mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani ndetse no mu kwa cyenda, kuko nibwo ibyo bihembo biba biri gutangwa cyane. Uyu muhungu abashaka yuko ari we ugaragaramo amahiti menshi cyane kugira ngo abashe kuba yatwara ibyo bihembo bikomeye. Uyu y'amano rero yagaragaje yuko uyu musore niba agiye kuguhereza indirimbo yawe azayiguhereza ba Bruce Melody basohoye indirimbo, ndetse abangaba ba Kenny Solo basohoye indirimbo, ndetse ba Roskana nabo basohoye indirimbo. Ugasanga indirimbo yawe igiye kuhangana n'indirimbo z'abastari baba bakoze ibintu biremereye cyane kurenza uko wowe uba uri gutangira ukiri mushyashya biba bimeze. Icyo gihe rero indirimbo yawe usanga ihita ijya hasi y'iz'abandi bitewe nuko wowe rwose ntago ubuzwi. Nicyo kibazo uyu musore yabashije kuba yagira, ndetse n'abandi ngo batoya bajya gukoresha indirimbo kwa Element niko bigenda. Ikindi kibazo yagaragaje kuri Element ufite akaboko keza ko gucura indirimbo neza bikagenda neza. Gusa uyu musore uko yabigaragaje rwose, kandi koko ni nabyo, Bobo Pro ni wo uzi masteringa, ndetse iyo indirimbo yageze mu biganza
bya Bobo Pro abikora neza rwose mu gihe gitoya ahita aguhereza ibyawe iyo wamwishyuye ibyo yagusabye. Uyu nguyu we rero ikibazo kinakomeye ni ukuvuga ngo rwose kuba yishakira ama award bihemukira abahanzi benshi cyane, bituma impano zitabasha kuba zazamuka. Ndetse ikindi kibazo kiba kirimo ni uko hahita haziraho abandi iyo haje umuhanzi uremereye, ngo birashoboka yuko ashobora gufata indirimbo ya wa muhanzi mutoya akayihereza umuhanzi munini, wowe yawe yazajya gusohoka bikagaragara yuko rwose wowe wamushishuye kandi indirimbo yari iyawe. Cyo ni ikibazo gikomeye rwose, aribwo uzajya gusanga rwose batangiye kukwikoma ngo wowe urashishura, ngo ze wigana ngo kanaka kandi indirimbo yari iyawe. Ngayo nguko rero uyu mutipe rwose sibye yuko bigaragaje n'agahinda kenshi, umunyamakuru yamubajije ati se kuri gusebya Element ukamuvugaho ibintu bimeze gutyo ntago zongera gukorera muri 155 AM? Aramusubiza ati rwose ntago byamboza kubwira umuntu ukuri uko ibintu bimeze, kuko n'ubundi ni ku nyungu ziwe, nakore akazi nka business apana kuba yabikora bitari ibya kinyamwuga. Ngayo nguko